na APR zisezewe na arbitre kandi mwese mwabirebaga enough uko biri kose twebwe turakina arbitre agakora ibyo akora ubwo mu akoze icyo utishimiye president warebaga umupira nawe ugenda ubivuge good Kenisi ejo yagaragaye yiramanta mu banyacyubahiro bari bicaranye nyuma y'umukino yatanze televiziyo irenze umunota umwe kugira ngo abayakurikira du Rwanda bayumvishe. Kenisi mujyanye nuko mwari kuri stade bijyanye n'amavideo ari hanze kiriya cyari igitego yimwe. Kenisi hari abanyamupira n'abasifuzi bashaka kumfata nk'umwana murizi kuko kira kintu kitwa ranting arakigira ajyana gihanirwa ariko ejo yarafite impamvu zirenze imwe zo kuraka kubera ko Kenisi yasifuriwe nabi pe. Igitego cyagiyemo kira gitego ni igitego cya zahabu kuri Gasogi kuko ye kijyamo iyo donc iyo cyemerwa yari kubageze kuri draw cyari guhindura umukino yakipinga draw bakajya muri penalty kwanga kiriya gitego umusifuzi ku ruhande ntibuka izina rye wazamu igitambaro amanza gusomera amazina y'abasifuzi yari umusifuzi wari abimugishe mu buryo ngo umukino wari uyobowe na Nizeyimana Siaka hagati mu kibuga iburyo nuvuga ngo umusifuzi wa mbere y'igitambaro ubona nawe ukomeye cyane ko ari mande ya bande yitwa Habumugisha Emmanuel undi wa kabiri y'igitambaro yitwa Nsengiyumva Jean Paul mu gihe rwose David twari kumwe n'umusifuzi wa kane ngabasifuzi bari mu mukino nka From manager yabonye ko igitego cyangiwe ku ruhande rw'iburyo muzonga umusifuzi wa mbere w'igitambaro wambeshye cyane. Iyo ujya kwanga igitego nka kiriya ugomba kuba uri sure urebye distance yari kuva ku musifuzi wa kane position mara afite niwe muntu wenyine kwisi wabonye ibintu byabaye niwe muntu wari wemerewe kwibona yari hafi izamu yari yitegeye neza ibintu biri kubera ari muri angere iri opposé nyina bireba neza yagombaga kuba ari sure kwanga igitego ni ikintu gikomeye nyine kirangiza hazaza ikipe mu irushanwa yagomba kuba ari sure certain koko habaye moruje nta oruje yigeze iba umukinnyi watsinze igitego higeze aba muri oruje birashoboka ko umukinnyi ashobora kuba muri oruje atatsinze igitego atari wakinnye baro ariko se bisaba iki bigenda gute nicyo abantu bakeneye kumva niba ndi muri oruje ariko akaba atari ngiye wahawe baro ngo nsinde igitego mba nakoze iki kugira ngo bifatwe nka oruje icya mbere ni ukwinterferinga muri game swat baro nubwo batayigwa ariko yagukozeho icya kabiri kuba ushobora kuba wakoze obstruction ku umuzamu wamwimya amahirwe yo gufata baro yisanzuye kandi wari muri oruje icyo igitego kirangwa hari n'ukuntu bashobora gutanga baro yakugeraho uri muri oruje ukayisimbuka igaca mu maguru uburya ni nko butanze pass nabwo igitego kirangwa umukinnyi wenyine wari muri oruje baro yamunyuze imbere ahagaze ntigeze akora muvoma nimwe ni Ariyone Mbaye yego ntigeze azamura akaguru yahagaze nk'uwumye nk'igiti baricaho ntigeze aje n'umuzamu nta kintu like na kimwe yigeze akora igitego bagitsinda neza umusifuzi wo ku ruhande azamura igitambaro iyo ni unanimite umuntu wese warebye umukino warebye video kiriya cyagomba kuba igitego ibintu byose tuvuga dari kwavuga no kwiburenganzira bw'uko yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza ubundi mu buryo bwa nyabwo ntabwo yigeze ageramo binyuze mu kibuga ibyo Kenisi yavugaga ngo ntabwo nsinzwe na APR nsinzwe n'umusifuzi ibabonye amahirwe yo kuba babona penalty abasifuzi barabisanza niba Gasogi yarabonye occasion ebyiri zo gutsinda ibitego bakazivutswa bagasezerwa ku gitego cy'umukino wabanje bivuze ngo bakoze ibishoboka byose ngo bagombore banatsinde ariko ntabwo aho butabera mu kibuga so Kenisi afite uburenganzira 100% bwo kubana no kurantinga ntabwo arantinze kuri mikoro gusa mu cyubahiro harimo umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mbaraka Muganga bari bicaye baropose yanaramubwiraga ati ndibwe pe byatangiye burya bari hejuru muri stands muri VIP match yose Kenisi yabaye ahagaze avuga ati ibindi bikindi gukorera hari ni message abasifuzi bahaye hari ni message abasifuzi bahaye abakinyi ba Gasogi navuga ngo nyuma yuko bangiye ugitego harimo n'utundi dukasire pe urebye harimo dukasire twari turimo hari umupeto kina gatatu ya Gasogi bamwita Jean de Dieu udahemuka yafashe baro ntabwo yakoze ya cross yo kuvuga ngo wahejeje uruhande yo kata cross igaruka kuvuga ngo yasaga naho ari iwe yohereza za centre zigenda zijya muri box ya adversaire bivuze ngo ya centre buri yari imeze byanze bikunze igomba gutanga abakinnyi bose muri iyo aho twita muri offside ayoherezayo
umuhungu bita Dani aradepoza nticyabaye igitego byumve neza yaradepoje pe arakora save nziza cyane umupira ushyira muri kona ariko kubera ko nubundi agidepoza umusifuzi y'umwe bita wo ku ruhande rundi Nsengiyumva nawe yari yamaze kumanika ko Dani yaraririye nako ntibayitera nuvuga ngo niho abakinnyi bagasije baboneye ko n'abatoza basa n'abatemere kuza gutsinda igitego bitari buze gukunda kuko urebye demi centre yari akase pe ntabwo byakunda kiba offside baro yabatanzemo bose ko bakabaye adepoje asifra offside niho rero Kenison yahera avuga ngo nta buryo namwe twahawe bwo kuturekera uburenganzira dufite mu kibuga n'umutoza aciye amazi n'umutoza avuga ku basifuzi umutoza wa Gasogi ntajya avuga mu Brazzaville ntajya avuga ku basifuzi ariko urebye uburyo bari guseka kuri bande tuje bagize bakajya bisekera we na Sasha bagize bakajya baseka cyane byabaye urwenya match sana irangiye hakiri karavuga ati ntabwo twavuga ngo biragaragara ko icyo nakora cyose ntemewe gutsinda iyi match icyo rero uzabera ikibazo rugaje se apera wa magani nayo igira imitwaro myinshi ikorera ahari tari na ngombwa ngo iyi match abasifuzi ni bakoza amakosa Gasogi ntiyibwe uzi bita bijya mu bafana b'abanyamupira abona hago bajya bavuga ngo hano mu Rwanda sinzi ikibazo niyo tuzigisha abantu kuvuga ururimi rwanya rwo rw'umupira ntabwo bakivuga ngo abasifuzi bibye Gasogi baravuga ngo APR yibye Gasogi azifa ariyo yasifuraga ubundi ibintu byaje ryari nge mbifite utuntu tubiri two kubivugaho amakosa y'abasifuzi kukitirwa ekipe yagize iyo faveri ekipe irisifurira katwumvirigane tuze tugire iminota yo kuvuza kuvuga ko no kuri Rayon Sport ifite match uyu munsi haba hari umuntu uvuga ko APR yaba ikoresha abasifuzi ikiba mu makipe yandi niko yaba byumva n'uburenganzira bwe ibyo sinajya kubivuga ngo nibyo kuko ariko ntabwo ari rurimi rwanya fact nyine ahubwo dore icyo ibintu byakabaye gatozi ibi by'abasifuzi bakabibazwa nge dore icyo mbona ko APR ukuntu ukemura bene ibyo bibazo aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo abasifuzi bakwibiye ubundi ikipe itsinda neza ukubitana ikipe n'abasifuzi utsinda nka syndicate utsinda 4 nibwo nango hari ikintu His Excellency yavuze ngo uburyo bwiza bwo gusubiza umuntu wagusuzuguye donc umuntu waguciye amazi wagucishije bugufi no gukora nyine ukarenga ibyo nyine yakwifurizaga bibi cyangwa uko yagusuzuguraga abona ntacyo uzageraho the best way revenge ya nyayo wakora revenge ya APR yakora ku magambo no kubaka ikipe itsinda neza kandi byinshi ku buryo ikipe yose itsindwa itsinzwe byo gutsinda ibyo birahura na byandi bavuga Gasogi tugiye gusaba mu gitsinda bine kugira ngo utsinde hanyuma reka ningere kuri Kensi navuze ko mu gutuntu tubiri gusa Kensi nabwo kubera imisifure nigeze gukora ikipe mu cyiciro cya mbere imiragaruka cyane umuyobozi wa ligue urari ibintu bera mu gikaro utagira ngo ibayagautse gutyo umuyobozi wa ligue bwana Haji umutoza we Kirasa ntiyavuze ko kuri match bakinnye n'ikipe ya Kiyovu abasifuzi bari bababwiye ko bagomba kwigusha babwira abakinnyi ba Kiyovu ngo nimugera muri penalty mwigusha hari penalty mugomba guhabwa iyo ni ikipe yande Iberi ni ikipe y'umuyobozi wa ligue ni ikipe y'umuyobozi wa ligue umusifuzi akabwira umukinnyi ngo mugwe muri surface hari penalty yanyu mbise ngomba kuba dusubire Huye iwe ntabwo ikipe iwe ntabwo ikipe y'Amagaju ngo yarekara amagambo bayibye penalty cyane ndashaka kubabwira abanyarwandakazi ko uyu munsi turi kuwa 4 ubwo match yindi yabaye kwa 3 yabanje tuvuga kuri derby ntabwo tuvuga kuri derby derby tubireke turi uyu munsi turi ejo hari kwa 3 hagati yo ku cyumweru no kuwa 3 mu minsi 3 gusa dufitemo insida 3 z'abasifuzi insida yabereye ihuye kuri match y'Amagaju insida yabaye kuri match ya Kiyovu na Gorira muri weekend na insida kuri match ya APR na Gasogi niyo mpamvu ndashaka kubyitirwa APR gusa ahubwo nkabikora mu ijambo rimwe sinigeze kuvuga ku basifuzi bakandika amabaruwa bakandikira DG bakandikira Ribu bagataginga bakavuga ibintu byinshi reka mbabwira ikintu kimwe byakabaye bibatera isoni kuba muhora abanyarwanda babashyira ku gikarango you need a hygiene mukeneye isuku umunyamufana azabivuga umunyamstade bizavugwa I repeat it again there is a sense
in which ibi bintu ababayobora badakora ibyo bakwiye. Hari ikintu cy'isuku ikenewe kuko ibi ni umwanda. We can't be in a situation each and every week ngo haye incident 3 mu minsi 3 abantu baravuga abasifuzi kuki mudatora abakora nabi muri mwe ngo mubashyire ku karubanda abavemo bibere n'abandi urugero kuko impamvu mutabahana mukabagarura mu zindi match mubatiza umurindi wo gusiga izina riba bakora neza. Ariko imikino ikurikiranye Kiwanuka Omedi na Watara bakinnye yegeranye, ufite Gilbert kuri bench, Arsene Madusi yari kuri bench nawe ariko abakinnyi nk'abo nuvuga ngo yari afite amahirwe kongera nabo kuba exposure kugira ngo amenye nuko bahagaze mbere ya derby, ukagera no mu kibuga n'inyuma ainsi de suite. Twashoboraga no kubona partnership ya Yunusu ari kumwe na Ryuswane nabwo harakabitese ngakareba ko bikunda. So natungwe cyane no kubona yarinye datake igarutse ari ndiyo muri weekend a priori ni azakoresha no kuri derby ya Kiwanuka Omedi na Watara. Bivuze ngo ku kintu cyitwa gukora rotation ntabwo ari umutozo w'umuhanga cyane. Kuri uko gutsimbarana kuri 11 be n'ubundi igitego kirabura, nekereza ko yongeye gutuma abantu bamurunguruka bapima ubushobozi bwe. Ariko byaterwa n'ubwo barigane wenda nakomeza, byaterwa n'ubwo umutoza ashaka kugira bwa adversaire. Ubwo ndabihuza n'ikintu nabonye ku munsi w'ejo nyuma y'iminota 15 bari gukina, yafashe umwanzuro abwira Ruboneka, urabona ko yari afite Ruboneka muri mediane na Pichu na Ramazani. Abwira Ruboneka aramubwira ngo hoya wikina usatira Ramazani, kina ahubwo wegeranye na Pichu, amwereka ngo bakina ari babiri ari abadouble kaseri. Ariko Ruboneka muri we ntabikore nkuko abimubwiye, agafatira indi minota yo gukina yavanze cyane asatira Ramazani. Barabimubwira bageraho bafata babwiye umuzamu kuba aryamyeho gatoya, baramuhamagara barimubwira ati ringanira na Pichu. Bivuze ngo byasaga ntari kuvuga ngo reka dukine turindi zamu cyane kurusha uko twakataka. Ruboneka bishobora, Ruboneka sezishize yakinnye ari umuwinga, uba kugaruka muri mediane nka nimero 8 urumva bajya kumukinisha deep Ruboneka. No abonye byanze nibwo mu gice cya kabiri yinjiyemo Dauda Yusufu avanamo Ramazani kuko yabanaga Ruboneka atari kubyumva. Ahita asunika Ruboneka kugira ngo akina ryashumi rye, ariko n'ubundi agira bakaseri babiri, ubwo ni Dauda ndetse na Pichu, kuko yatekerezaga ko agomba kudefanda cyane. Memo no minota ya nyuma yabwiraga Gilbert Byiringiro na Marfubek y'ubumoso kapiteni we Claude, mutange support cyane kuri defense, kuzamuka cyane musa naho mubyirinda buri kanya bibibutsa. Bivuze ngo yaje asa nashaka kudefanda cyane ikipe Gasogi, kubera ko yabonye muri match uburyo yamumenashije byashobora cyane ko gutsinda igitego, ndetse no ku munsi w'ejo byaragaragaraga cyane ko ikipe Gasogi iri kumurusha. Yanaragitsinze igitego yarakibonyerega, uretse wenda za decision Kenisa amaze kuvuga muri interview. N'ubundi plan ya Darkonovic wirengagije ko yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza ntabwo zakunze ko Kenisi nkuko amaze kubivuga ekipe ya Gasogi yagize amahirwe yo gutsinda ibitego inshuro zirenze imwe, inabona inshundura inshuro imwe, n'inshuro agomba kuba penalty. Nibyo biri debatable, donc ni ibintu abantu baganiraho basesengura. Ariko n'ubundi plan zo kudefana ntabwo zakunze kuko n'ubundi Gasogi yabonye amahirwe yo kumusezerera. Nge nekereza ko kuri Darko hari ibintu bibiri byo kuvuga. Icya mbere muri iyi match nyirizina ukuntu yapanze ekipe agashyiramo ekipe tipe ye, agahindiramo abakinnyi bake, wenda nk'uwo Ramazani wari watsinze akongera kumugirira icyizere se. Ahandi hantu yari yagerageje wenda guhindura, ntekereza ko hano igihe yazagaruramo Suwane kuri Reyo, wenda no kuri Dauda Picha akavamo, birashoboka ko ashobora kubikora gutyo. Reka tuvuge ko 8 muri 11 babanzamo bari barimo fine. Icya mbere twemeranya ko iyo turuna cyane agatsindwa iyi match, iyo niyo yari kuba impamvu kuki wahinduye, uzi ko match ya mbere watsinze 1-0. Tujyane neza Iberi. Ayangiye mpamvu niyo ntemera. Bivuga ngo abahe facts abakinnyi bari kuri bench twemeranya ko abakinnyi, ariko abakinnyi ngo ne equipe ngo ya kabiri Lorenzo n'ubundi ya mbere uko twabivuga kose. Hari impamvu Dauda yitwa nimero ya mbere, Picha akaba amusimbura. Hari impamvu wavuga yuko kuri ubu ngubu Kiwanuka asigaye abanzamo barafinda kicara. Nawe ejo duha imibare ya barafinda uburyo nta kintu agikora no kuri Watara na Madusi. So yes, ntabwo ari match ya Madusi kweri.
pe import ko byamera kose ndagaruka ku ngingo ya kabiri wenda izo kugufasha kugira ngo duhuze ariko urumva yabanje kwirinda excuse yaminimije ikintu kitwa excuse kuvuga ngo ndamutse nkoze ikosa ngaturuni kankuramo ariko impamvu agomba kwitinya ni muri weekend ikipe yanganyije na Rayon Gasogi banganyije na Rayon abireba n'amaso ye iyi kipe yayitsinze kimwe ku busa match banza ariko yamuteye umupira guhera ku munota wa 5 APR yabonye igitego kugeza match irangiye yari iri hejuru yarayibonye yarafite information last year iyo kipe no yakwemo APR ni gute utayitinya we barakubwira ngo ikipe no yadukuyemo umwaka ushize barakubwira ati ikipe wabibonye nagayanganyaga na Rayon match banza mwakinnye match yari kwisha nubwo yayitsinze kimwe ku busa yagombaga kuyubaha